imbabazi kuri video yaba yaratambutse abantu bakayumva nabi bakumva ko ndimo mvuga ngo njyewe mama Asiya mubyeyi wacu ugira impuhwe ndetse n'imbabazi nubona iyi video umbabarire kuko asige ibatware icya kabiri ibasabe gusiba ibiganiro byabo byose biveho byavuze ko Theogene uriya mugabo nyweye amaraso kuko hari n'uzavuka akabireba ibasabe ko babisiba ni iki wabwira mama Asiya? Mama Asiya namubwira kwihangana no gukomera kuko umugore ukomeye kandi arashoboye. Ibyamubayeho ari byo kumuserereza ko akora na Satani, ibyo bamuvuze ko afite ibanga ngo rya Satani ngo abitse, reka mubwire ngo yihangane. Aho reka nonge mbivuge mbishimangiye, biraza gutuma kuri YouTube akajagari gacikaho kuko abantu bamenya abantu kwirwa bajonjora. Ni gutumenya ko we Apotre Mignone akoresha imbaraga za Satani. Waramugenzuye wowe kugira ngo wiri reba Apotre Mignone. Buri Apotre Mignone iyo umuvuze egari ubuvuze First Lady. Gute? Niba uvuze Pastor Mignone ko akoresha imbaraga za Satani, egari ubuvuze First Lady. Impamvu nuko First Lady yagiye gusengera mu musenyo kwa Mignone. Niba se uvuze ubwo nawe zimushizemo noneho aba ibi bintu bicike. Ibintu bikwiye gucika. Nukuvuga ngo nugusebya umuntu. Nugusebya umuntu wari we wese. Nsiya umuryango wa Theogene kushinyagurira. Ibi bintu ribu yari kwiye kubizamo. Ndetse nundi muntu wari wo wese. Hari undi mugabo umwe nishaka ndeka kuvuga nize nawe ahite yimenya mu kiganiro yakoze yaravuze ngo Asiya ngo afite ngo ibanga ngo abitse ry'abadayimoni ngo rya Satani nabo bamutware. Ni gute wowe ujya kumenya ko Rwema nge nago nawo ni bamujyana ajye kuri sobanura iryo banga aho ribitse bizatuma reka mbwire Roba ibi bintu reka nonge mbivuge mbishimangiye biraza gutuma kuri YouTube akajagari gacikaho kuko umvise amakuru aturuka Isiyoni umutima uraririmba kuko namenye ko imbohe zibohowe fata umwanzuro onye iyo nzira y'agakiza. Yes, reka nongere ngusuze neza nshuti muvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Murabizi ko tubakunda, niyo mpamvu dukora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo dukomeze dufatanye. Wowe wakoze subscribe ndagushimiye, komeza ukore no kudusharinga ku bandi, ni by'igiciro gikomeye. Turi kumwe na Reverend Pastor Shimimana Jean-Marie Vianney, tugiye kuganira. Ni kiganiro kitaraza kuba kirekire ariko turaza kuganira mu byinshi kandi by'ingenzi. Namutumiye kugira ngo dukomeze twubaka ubwami bw'Imana. Ejo nabonye ari gukora ikiganiro asaba ko Ribu yata muri yombi umuntu witwa Rwema ndetse n'umuntu witwa Hategekimana Emmanuel wavuze yigamba ko urupfu rwa Pastor Theogene yarugizemo uruhare. Namutumiye rero byamaze kuba officiel mako uyu mugabo yamaze gutabwa muri yombi. Mushumba waramutse neza, suza abantu badukurikiye hanyuma tuganire. Amahoro y'Imana ndabasuhuza mwese mugire amahoro kandi ubuntu bw'Imana no gukomera no gukenera ko Uwiteka ibane nawe mwese. Turabakunda cyane rero abadukurikira kuri Yada no kuri Pastor Shimiye Info. Amahoro y'Imana bane namwe. Amen. Uyu mugabo yamaze gutabwa muri yombi. Ni byose byabaye ukuri nishimye cyane byashimisha. Ni iki kigushimishije kubera iki wishimye cyane? Impamvu mbivuze ko nishimye ubundi cyakabaye gikomeye kubona umuntu wuvuga ko wishimye ko umuntu yafungwa, ariko impamvu nuko yavuze amagambo mabi. Amagambo yarambabaje. Ngiye nyimara kumva bira biganiro byabaye ngombwa ko nkore kiganiro, ariko entretemps ngewe byatewe n'ibyo neretswe. Kinaneretswe ibintu bikomeye. Naneretswe ibintu bikomeye ko Theo yicaye ku ntebe nziza. Imana yambwira ngo abantu bigwa avuga ko Theo yarimbutse ngo yatwawe n'abadayimoni ngo ahubwo yicaye ku ntebe y'icubahiro. Asubundi ari ukuvuga ko yagiye mu ijuru cyangwa yarimbutse
byubatse iki kuri sosiyete nta na kimwe no mu butumwa bwiza nta nicyo bivuze mu butumwa bwiza nta nicyo bivuze ubundi sitwe dushinzwe gutanga ubugingo ubundi ubugingo butangwa n'Imana sinatwe dushoboye kujaginga abantu icya kabiri icyatumye ngewe nkora kiriya kiganiro ni ukubona umuntu w'umunyarwanda ari ikintu cyitwa umuco Robert umuco kenshi iyo umuntu abuze umuntu bigenda biti arababara ahubwo abantu twe duturanye nawe bigenda biti turababara abaturanyi turamutabara kuko ruba ruriye abandi rutatwibagiwe kire ko iri umurozi wamurozi yuri umurozi wamurozi gase bwo wabyigamba wapi ntago wakwiye kubyigamba kaba nubwo wowe waramwishe nukwiye kwigamba imbere y'abantu uzi ko buriya bintu ahubwo reka nshimire Asiya n'umwana mwiza yego kuko cyangwa se umuryango wa Theogene buriya uzi ko ubasubiza mu bikomere kuvuga ngo nanyweye amaraso y'umuntu nta soni ukabyigamba mu ruhame isi yose ikakumva icya mbere njye narakoze titiri ivuga ngo ntugushinyagurira umuryango si no gushinyagura umuryango wonyine sosiyete ababyumvise ababyumva abana uriya mugabo yareraga umugore we abana be umuryango wa Asiya umuryango wa Theogene kuwushinyagurira ibi bintu ribu yari ikwiye kubizamo ndetse n'undi muntu uwo ari wo wese hari n'undi mugabo umwe nishaka ndeka ko kuvuga nize nawe ahite yimenya mu kiganiro yakoze yaravuze ngo Asiya ngo afite ngo ibanga ngo abitse ry'abadayimoni ngo rya Satani nabo bamutware ni gute wowe ujya kumenya ko Rwema nge nago nawe nibamujyana ajye kurisobanura iryo banga aho ribitse bizatuma reka mbwire Roba ibi bintu reka nonge mbivuge mbishimangiye biraza gutuma kuri YouTube akajagari gacikaho kuko kwirwa abantu bamenya abantu kwirwa bajonjora ni gute umenya ko wowe Apotre Mignone akoresha imbaraga za Satani waramugenzuye wowe kugira ngo wiri reba Apotre Mignone buri Apotre Mignone iyo umuvuze egari ubuvuze First Lady gute niba uvuze Pastor Mignone ko akoresha imbaraga za Satani egari ubuvuze First Lady impamvu nuko First Lady yagiye gusengera mu musenyo kwa Mignone niba se uvuze ubwo nawe zimushizemo noneho aba ibi bintu bicike ibintu bikwiye gucika no kuvuga ngo no gusebya umuntu no gusebya umuntu wari we wese uko no gusebanya kandi gusebanya ko bihanirwa se ejo nabone uriya mugabo asaba imbabazi nakabonye ku kiganiro kimwe asaba imbabazi ari gusaba imbabazi ngo rwose ngo nimumbabarire ariko ngiye mbivuga nanabwiye ko umugabo abeshya abantu banyumva batangira kuntuka ariko abantu benshi barabivuze na Shafi nakoranye nayo ikiganiro nanjye narababwiye ni ibyo yabavuga byose biranagaragara ko ashobora kuba adakijijwe burarega ahubwo se umugabo arakijijwe buri kwihandagaza mu ruhame ukavuga ngo umuntu ngo wanyweye amaraso ni ikintu gikomeye cyane ngo niwe wamwishe yego nose reka ngubaze Roba Kazungu ntago bamufunze bavuze ko ari abantu bakanabyemera ko yanariye umuntu none niba uhagarara mu ruhame ukavuga ko ari umuntu wowe ukanywa amaraso ye no uvuze ko wamwishe wagize urago gwo kwica umuntu egari ahanirwe kwica umuntu si byose nundi wese uzongera kwihandagaza avuga ibyo bintu no kwirwa abantu basebanya abandi aba bantu ribi bijyemo rwose kanongeye mamagare ribu ku ma YouTube mfite YouTube channel nimwumva nasivuze umuntu nkajya kumuserereza nukuri ribi izaza izantware ibintu zatuma dukora YouTube nziza ivuga ubutumwa bwiza niba bitunaniye tubivemo yego uravuga iki kuri YouTube channel zizana ibintu nka biriya ko nazo nacyo nanyeye kuvuga usibye nubivuga nabamuha iki kiganiro bakabitangaza nabo bakwiye kubatwara kuko ari utuntu tw'utuvideo tugenda tuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga tw'abantu baba bagiye banavuga n'amakosa n'iki byose ugasanga kenshi ni bano bantu babigizemo uruhare mu kubyamamaza yego turebere hamwe umunyamakuru reka turebere hamwe ari umunyamakuru yego ari n'umuntu ubivuze ese ngubaze Roba koko byari bikwiye ko kuri umunyamakuru maze iminsi yego uvuga amakuru uvuga na gospel ibintu byose bitandukanye ku maradiyo akoreyeho ku mateleviziyo akoreyeho ku ma YouTube maze koreho menshi byari bikwiye ko atangaza inkuru
ivuga ko umuntu ariye umuntu umunyarwanda, iyo nkuru ukayitangaza? ntabwo biba bikwiriye. None RIB rero nitwara ajya ngo yitwa nde? Gategekimana Emmanuel. Emmanuel nimutwara n'abantu babyamamaje batware, nibasige yego basige ibatware. Icya kabiri ibasabe gusiba ibiganiro byabo, yego byose biveho. Byavuze ko Theogene uriya mugabo nyweye amaraso, kuko hari n'uzavuka akabireba. yego Ibasabe ko babisiba. yego ni iki wabwira mama Asia? Mama Asia namubwira kwihangana no gukomera, yego kuko umugore ukomeye kandi arashoboye. Ibyamubayeho ari byo kumuserereza ko akorana na Satani, ibyo bamuvuze ko afite ibanga ngo rya Satani ngo abitse, reka mubwire ngo yihangane, ahubwo narushaho gukorera Imana. Iyo abantu bakuvuga urushaho gukorera Imana. Iyo abantu bakuvuga, ahubwo reka turebe muri aba bantu bose bavuga ko akorana n'imbaraga za Satani, ninde nibura wishyuriye umwana umwe uvuye mu muhanda? yego Ninde naze none hatuga yigaragaze anabitangiriye uyu munsi? yego Naza gutwereka wasanze afite, yakubwira ko atigeze abikoresheje kamera. ntacyo bidutwaye, namutwereka. Abo bana batanga ubuhamya, Batanga abantu bose ntabwo bajya bumva ibintu kimwe. Ku ruhande rw'abantu baraza kuvuga ati ni uburyo bwo ko Satani ari gucecekesha abantu ngo batamenya amakuru, bo urabavugaho iki? arega mwere ruba. Satani arahari gutumakana. Satani arahari, yego Satani uranakora. No muri amasengero ama big church arahari akorana na Satani. hanyuma uti batware basibe ibiganiro. Oya, bakwiye kubisiba abantu bose bakoze ibiganiro, kuko nabo bari mu bantu bagiye bamamaza izi nkuru. yego Hanyuma icyo nasaba rero abari se abanyamakuru, pastor, umuntu abonye ibintu biri kuvugwa akabivugaho, ari icyo bakoze? arega ntabwo mvuze kubivugaho. Uri kuvuga abazizanye, abazanye iyo nkuru, wazanye inkuru bwa mbere, wazanye iyo nkuru, kubera ko twebwe impamvu turi kuzivugaho ni ukugira ngo ahubwo ducecekeshe aba bantu. yego Dore cya mbere ngiki, uri umunyamakuru yego Robert, wavuze ku macano, uvuga ku mateleviziyo, uvuga ku maradiyo atandukanye. Wowe wabona umuntu avuga ngo yariye abantu, ugatinyuka ukazana icyo kiganiro, ahubwo wakizana umwamagana. yego Iyo nkuru wayivuga uvuga ati nabonye umuntu wariye abantu. Arega inkuru buriya si ukuvuga ko umuntu yatwaye umuntu ikuzimu, ahubwo inkuru ni expression yayikoresheje. Inkuru ni ukuvuga ko umuntu ariye umuntu, wanyweye amaraso y'umuntu. yego Niyo nkuru. naho kuvuga ngo umuntu ngo yagiye ikuzimu ntabwo ari inkuru, ni ibintu sundi kujya ikuzimu, wagumanye ikuzimu kwawe niki byungura abantu kuko wagiye ikuzimu, ahubwo kwiye kuva mu bantu. Azubundi pastor, ibintu byo kuvuga ngo abantu bagiye ikuzimu cyane baragiye ngo bagiye mu ijuru cyangwa ubundi kubijyanye n'ubwami bw'Imana n'ubutumwa bwiza byunguye iki? Ahubwo kizwa mwese ubundi bitubwiye ko wagiye ikuzimu, ahubwo kenshi bivuga bazarebe nk'umurozi. Iyo ke yavuze ngo nyanarogaga, uziko abantu bamutinya. Uwo mwanya uziko nge uburozi bwawe we akira Kristo gusa, ntabwo dukeneye kumenya uburozi bwawe. Niko Yesu yajyaga kubwira abantu kwibukunde, ntuzongere kuroga ukundi. Naho ibindi byo kuvuga ariko uburereka ngwe Roba, kuza umuntu avanga ngo nari indaya, uziko ushobora kurarura abantu mu rusengero. Ntago baba buriya umuntu yavuze ngo nge nari indaya, iteka ryose niyo babonye uri kugendana n'umugabo we cyangwa tuntu reba takabayicwendera ni koga byanga bikuna aracyariyo wakijijwe. Ibyo ibindi bundi ni ibiki? Nico cyo kutubwira ko hari indaya niki byungura society, wavuyeyo siko bimeze. We wavuye mu buraya, vuga ijambo ry'Imana. No tugira n'abantu badukurikira bazi gushashagiriza. Mu minsi yashize nkora ibiganiro nka 2 ngo ya liste ndayizanye, baza birukanga ngo baje kureba liste. Ubu umuntu uzi ko abantu ari ibicucu ku buryo bajya kuvuga ngo kanaka ngo runaka ko yatinya kubivuga. Yabivuga, yavuga iki se? Ko yatinya kubivuga. Ejo nahoze mbikora asaba imbabazi. Yego ubu umunyamakuru aramubaza unavuge ngo iyo liste ko yatinya kuyivuga. Iyo yivuga se ntabwo yayivuga. Iyo yivuga mbwire n'abantu benshi bakunda gukora ibiganiro. Reka mfate urugero pasa unyumve neza, sibyo? Ukabona nk'umuntu arihandagaje ngo Apotre Mignone ngo akorana n'imbaraga z'umwijima. Icyo gihe ubukozi kosa mu buryo bw'umwuka. Izo mbaraga z'umwijima bazimubonyemo. Nega matwi, ubukozi kosa mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Kubera izihe mpamvu? Mu buryo bw'umwuka
kuvuga ngo kana kajya ikuzimu cyangwa se akorana n'imbaraga z'umwijima. Wowe ereka abantu ibintu biranga imikoranire y'imbaraga z'umwijima. Imana yabiguhisha. Bihagije. Ibyo birahagije. Hanyuma wijya kuvuga ngo kana nijya kumuvuga uri kumva, reka mfate nk'urugero rwa Finance, urugero rwa Apotre Mignone. Already niba uvuze ngo Apotre Mignone ajya ikuzimu, ubwo na First Lady nk'ujya kuwasengera. First Lady uramuvuze kuko niba uvuze Pastor Mignone ko ajya ikuzimu, First Lady uramuvuze kubera iki? First Lady umuvuze kuko agiye gusengerayo. Yes. Wowe niba wanabibonye ko ajya uko ku mwuka yabiguhishuriye, vuga uti imirimo y'umwijima. Ese wamusengeye ahubwo ko byagira inzira. Ubundi niba dusenga koko tukaba dusenga, ariko reka ngubaze Roba, yego, ubu chano yawe yada igeze ku 10,000, yego, siko biri? Umunsi yageze ku 500, 500, yego, ejo bundi reka musengera Imana, ejo bundi nawe ushime baguha igihembo cy'ijana. Ariko umunsi wageze ku uya turi muri campaign, urukumva mushumba, ne mu kiganiro cyose azajya nkora, umuntu wese uzi ko nkunda, akunda Prince Robert Yada, nongeyeho nakandi kitwa Yada, yego, akunda Yada, basigaye kwita Yada, yes, akaba yarakoze sabone. Nujya uhura na telefone uyishyire umuntu nahari inshuti yawe cyangwa n'undi muntu, hanyuma cyo cyane kuvuga rero ijana nizuzuye 200, 300 bazavuga ko yeshwa n'imbaraga za Satani. N'ubu barabivuga bamwe na bamwe, hari umuntu kutuka turi umupagani tu. None se ubuka nkwereke, reka ngwe nkacana nkazingaza. Ubu ngubu ufashe Sabe, ugafata Irene, ugafata Chita, ugafata na Brazil, ubu abantu bavuga already n'imbaraga za Satani. Umuntu agira urusengero runini ngo n'imbaraga z'abadayimoni. Ariko se kuko mbabaze, niba Imana abantu Brazil yaradasinziriye, yaraye ataryamye akora ibiganiro, yafashe imodoka ye ashizemo essence, agiye mu majyaruguru, agiye muri ba nige mbona kwesha abagabo bitwa ngo ni bandumiwe, ndumiwe hamukuye nuhazi, arayagenda amajoro yose, cyano nizamuka ngo kwesha n'imbaraga za Satani. Izo mbaraga za Satani uzi kuyihi nawe uzakorane nazo, nawe uzakorane. Niwe waze kugira cyano, asubika ngo baze niwe waze gukira, ninde urashaka gukira, nawe uzakorana nazo turebe ukiri. Hanyuma ubu ngubu rero Roba, ntugira amatera zitangiye bundi, twatangiye badukinege, ntabwo tuzabishobora. Hari abamaye icyumweru kimwe, hari abamaye ukwezi kumwe, hari abamaye umwaka, ukwezi kurangiye ba mu mwaka. Ubu ngubu bamaye imyaka 3, sibyo kuko tumaze umwaka n'igice. Ubu ngubu tugeze ku materaniro 2. Untumara kugira urusengero rundi kubaka n'urusengero, bazavuga ati aha shimiye yaba yabikuye hehe, impamvu zarambye, impamvu akadate n'imbaraga za Satani agiye kuzimu. Ikuzimu muza amajoro ndara, yego, muzi ukuntu ninasinzira, muzi uburyo rimwe na rimwe kenshi amafaranga yo guha umugore n'abana nyajyana mu rusengero, yego, muzi uburyo mbayeho. Suko wenda aho hantu ikuzimu hatabaho, bazajyeyo nabo, ariko ikuzimu suko hatabaho, siko biri. Nabakwa n'imbaraga za Satani nuko badahari, barahari pe 100% barahari. N'utwiga tubyigisha mu rusengero twaho ngo nimwirinde mutazagwa mu mosha n'imbaraga za Satani, turabivuga. Ariko kubera iki abantu bafata umwanya kwirirwa bavuga, ariko reka ngubwire ku matelefone, mu ngo z'abantu, abantu birirwa bavuga abakozi b'Imana, bavuga. Ariko reka ngubwire, ni wicara mu nteko y'abavuga, ukicara mu nteko y'abanyamatiku, ukicara mu nteko y'abavuga abantu, ukicara mu nteko y'abavuga, uri mubi. Ariko reka ngubaze Roba, Pastor Shimiye aramutse yaguye, byaba ngombwa ko ubihindura inkuru ko Pastor Shimiye yaguye? Oya. Cyangwa ahubwo ubaye uri umukozi w'Imana warira. Bibiliya yavuga ngo ndapfusha mukarira. Mwebwe murapfusha mukarira, njye napfusha mugaseka. Nuko Imana ifusha gute? Ifusha igihe umukozi w'Imana wabwirije abantu benshi yaguye mu byaha, yego, aho kugira ngo turire tubonye inkuru. Byari bikwiriye. Ubu n'uyu dukwiye kumusengera, Uwiteka akamwihishurira. Uyu tugiye kumusengera, bwashize nakoze ikiganiro Imana imwihishurire kuba yatangaje iriya nkuru.
sibyo nge ntago shingiye kumenya ngo abahabonye ubugingo n'abatabonye ni bande ariko ubugingo ni Imana ibutanga, Imana ibishinzwe. Imana itanga ubugingo. Nitugera mu ijuru tukabona batabarutse imbere yacu tuzashimira Imana. Ariko reka ngwiye Roba utararenga aho ngaho, yego mu ijuru azabayo ibintu bitangaje. Mbaza ngo ni ibi icya mbere yego nuko uzisanga yowe, yego kizaba ari igitangaza. Kwisanga mu ijuru, ibi ngibi twigwa turirimba tuvuga ijuru tucimanza, kwisanga mu ijuru ubwacu tuzaba ari igitangaza. yego Icya kabiri, igitangaza cya kabiri nuko uzasanga mu ijuru umuntu utacekaga ko yarijyamo, yego umuntu utacekaga umucira urubanza, umwita indaya ku muhanda, umwita igisambo, umwicanyi ruharwa, uwo nguwo nawe ukamusangayo, si igitangaza. Icya gatatu nuko uzaburayo umuntu wacekaga yego ko yarijyamo ukamuburayo, bikarangira po ari kuzimu. Icyo nacyo ari igitangaza. yego ba rero Imana ibintu wari uzi ko ibintu isi yanga hari igihe ijuru ryemera, yego kandi none hari igihe iby'isi yemera ijuru riryanga. Reka nguhe urugero, niba bavuga ko isi yo idukangura nujya gukora imibonano ukoresha agakingirizo, ubwo mvuze ibintu bikomeye. Isi yemera ubusambanyi, isi nibwemeye se? yego koresha agakingirizo. Niba nene kwifata koresha agakingirizo. Ubwo n'ubwo ngo isi irakubwira ngo gusambana nta kibazo, ntacyo bitwaye, ariko wikingire uzarwara ukarusha igihugu. Siko biri. Isi yemera divorce, iravanga umugore nakunana cyangwa umugabo. yego iyo tugiye mu mategeko kwa gitifu barakubwira ngo mu mubyo bakwigisha, uyu mugore nakunanira uzamudusubiza, uzaza amategeko yemerewe ko mutandukana. Iyo ni isi. Ariko ijuru ryo riravuga ngo gusambana ni bibi, ntabwo agakingirizo ijuru rikemera, nta nubwo rigashaka, nta nubwo shaka kumenya ko kabaho. Urumva ijuru ntabwo rishaka kumenya ko agakingirizo kabaho. Ijuru ntabwo rikemera, nta nubwo rigakunda, nta nubwo rikaze. Ijuru ntabwo ryemera divorce, nta nubwo ryemera, reka ntabwo ryemera. Mu gihe amategeko y'isi isi yemera divorce. Hanyuma ahangaha niho uzasanga ya majuru twavugaga, abantu bazisanga bamwe bari abandi bakabura, aho utaceka ko bariyo bakabasangayo. Ni iki nyuma yuko uyu atawe muri yombi ubwira inama abandi bavuga butumwa cyangwa se n'abakozi b'Imana bashobora kuza kuri social media bakwiye kuyitwaraho gute? Abakozi b'Imana reka nihereho na Robert, niho tugenda na buri munsi, kuko ngiye gutunga urutoki rumwe enye zirandeba. Siko biri. Twitware gutya, twitware ngo uyu munsi mureke tuvuge ubutumwa bwiza, tubwire societe, dukore ibiganiro by'umuryango, dukore ibiganiro bivuga ngo isi ikwiye kubaho gute, ese ni gute wakira n'agakiza, ese ni gute watunga amafaranga ukanakizwa, ese ni gute wabaho mu gakiza unakennye, ese wakwihangana ibigeragezo ute, ese urwo rwakubaka gute, ese antikristo koko azaza ryari, ese manda y'Imana irahari. Ibiganiro nk'ibyo dukore ibiganiro by'ubutumwa bwiza. Wajya mu rusengero Roba, njye natangiye kuvuga ubutumwa 2005, unajya mu rusengero nkanda gati runaka agiye kuzimu, runaka yarapfuye, nabyina kumubyiba umupasiteri mugenzi waje bapfuye cyangwa ufashe umugore. My dear, cyari ikintu gikomeye. Ibi byo gusebanya kuri YouTube tubireke. Reka mbwire abanyamakuru, mbwire aba YouTuber, mbwire abavuga tumwe bagenzi banjye, ibi byo gusebanya tubireke. Runaka yaraguye, runaka yasambanye, gushyira ubuzima bw'abantu hanze. Uzi ko ubuzima bw'umuntu ari privé, Roba. Isi tugezemo ntabwo bukiri privé we. Ni privé, ntacyo bitwaye. Roba, reka mbwize ukuri. Bagufatiye muri rogi. Yego. Siko biri? Rwose bashaka bazakuvuge. Aho wajyaga nawe wijyanyeyo. Yego. Siko biri se? Uko nuko. Ni ku karubanda, iyo ni inkuru. Iyo ni inkuru. Yo ni inkuru rwose. Ufashe watwitse inzu bagufashe watwitse inzu ushaka gutwikiramo n'umugore. Inkuru bwayo wowe wayitangiye. Siko biri? Ahubwo nukina umuhanuzi uri umwicanyi. Siko biri se? Uri umwicanyi.
wowe wafashe umuntu uramwica uri umukozi w'Imana ibyo oya ntabwo ugikorera Imana we ntabwo ugikorera Imana siko bimeze ariko nanone kwicara nta muntu ugutumye inkuru nta n'uyikubajije uti ngo mfite Robert ngo ngiye kugushyira hanze urashyira hanze n'inda uranshyira hanze Robert umupfiki uri Imana ko ari Theogene ko yitaye ko yiryamiye mu munezero w'Imana aharyamye ntabwo tuhazi n'Imana ihazi umwuka we ari no kutwumva ubu ngubu umwuka we n'Imana iwufite tukajya kumugarura tuvuga ukuntu mwanyweye amaraso ye ibintu ntabwo nshaka kongera kubivuga n'akanwa kabivuga Imana igafunge igafunge Imana idahana umugisha. Ubona iyi nkuru ya Pastor Theogene izagera ikava kuri izi social media nishake yagume nimshaka mumuvuge neza ubundi rega nago hapfa izina nako nago hapfa umuntu hapfa umuntu nago hapfa izina Theogene azaguma ari Theogene pe rwose ahubwo tunamuririmbe use ko bavuga Nelson Mandela suko Mandela sera ntiyapfuye yarapfuye ko bavuga Mugabe se yarapfuye ariko se bamuvuga nabi Nelson Mandela wapi none twavuze tumuvugaho neza ntuvuga ko yafashije imfubyi cyo ntibihagije ntuvuga ko yapfuye ari umugabo cyo ntabwo bihagije yashatse umugore ntuvuga ko yapfuye rwose ari igihangange ari umukozi w'Imana ahubwo reka tuvuge ko twamwigiraho ibyo ntibihagije se abera umudo nk'ubu Mandela yarapfuye ariko hari abaperezida bigira kuri Mandela nanjye bara Mandela mwigiraho Mandela se ntiyapfuye ko tumuvuze se Mandela se tumuvuze nabi tumuvuze ko yabohoye South Africa se twamuvuze ko yagiye kuzimu abantu bige kuvuga abantu neza reka nkubwire ubu tuzi gutaka abantu uzi indabo zagiyeyo njye nagiyeyo uzi indabo zari zihari nanjye nari mani uzi abantu bari bahari yego wowe usimbura abantu uri umwe ute wowe wajya kuba baziriya mbaga y'abantu ingana kuri asoni ntuzongere situsatiye umusozo ase nk'ubagarutse ntabwo nibidashoboka ramutse agarutse abantu bavuga Bibiliya ivuga ko bapfuye bazagaruka umunsi umwe bazagaruka none se umuntu azavuga ngo icyo umunsi bahuye amushinja ibyaha cyangwa se amubwira azavuga iki ariko Roba nuzi nuko tumeze gutya tuzanapfa ariko tuzagaruka yego nitugaruka bizagenda bite tuzagaruka gute musu muzuko nose nako tuzazuka cyeka niba utizera nakozuka guhari ariko niba wizera uya n'abatizera Bibiliya iravuga bazazukira kurimbuka nakazi kabo nabo bajyange babyemera mu byenge cyangwa mu byemere muzabona azazukira kurimbuka tuzazuka rero nituzuka ibyo twashinja abandi bazaza kubidushinja yego kandi bazacimanza abazacimanza ni bande nabo twavugaga yego Imana ibamugisha ya reka ngushimire nshuti wowe wabanye natwe muri iki kiganiro nkubwira ngo nyarukira kuri Pastor Shimiye Info ukore subscribe ndetse nawe niba ubonye iki kiganiro kuri Yada utari umunyamuryango turi muri campaign ya 100k turi muri campaign ya 100k nubundi ko wazitanze ko maze gutanga mega koraho turi muri kandi cyakora ibiganiro Robert Roba reka rwose nkubwire sha hari ibintu Imana tugirire neza hari ibintu banyigiyeho hari abantu ngiye nigiyeho buriya kandi umuntu agenda yiga yego YouTube nyibayemo ya mbere barayitwaye imba nkawe mugezi ariko iyi ngi turimo gukora hari ibintu nigiyeho nigira ku banyamakuru ni nk'abandi bakwigisha Brazil namwigiyeho buriya na Sabe namwigiyeho nigiye kuri Scovia kuri Mama Rwagasabo reka mvuga abo ngabo ni benshi ariko reka mvuga abo batatu urumva iyo ndebye content ye nkareba yaba ari na thumbnail nkareba yaba ari na title iyo somye title njya kureba ikiganiro kuko mbazi ko ibyo yanditse nibyo biriho already nibyo nshaka gukora muri iyi minsi kandi mu bikunde ntabwo tuzababeshya rwose tuzatubabwira content iriho na title na thumbnail njo muzajya musanga ku biganiro byacu point entre hanyuma mu birebe Imana ibamugisha Pastor wakoze urakoze nawe muvandimwe wakoze kubana natwe nari kuvuga ni turi muri campaign ya 100k
niba unkunda rwose unkunda by'ukuri ukaba umaze kubona iki kiganiro wakoze subscribe, reba abandi bagenzi bawe kibahe kabiri, duhura n'inshuti zawe mwagiye mu anniversaire n'ahandi hantu, ujye waka telefone ubabwira ati niza niba ufite mega ukore subscribe kuri iyi channel. Yego, ugomba kuba abambasaderi mukatuberaho tutari. Imana ibomugisha. Imana igumugisha.